aha ni Remera ku cyiciro cy'itorero Anglican ry'u Rwanda ahatashywe ku mugaragaro inyubako z'ubucuruzi zujwe n'itorero Anglican ry'u Rwanda. Ibi bikaba bikubiye mu ntego z'umwepiskopi mukuru Dr. ry'Urwanda mu rwego rwo gufasha itorero kwigira, dore ko hari amezi mu gihe cy'imyaka 3 ishize ubu hakaba hambaye isura nshya. Dr. ry'Urwanda ari kumwe n'umwepiskopi wa diocese ya Kigali Rusengo Nathan Amoti bavuze ko ari ishema ku itorero kugira inyubako nk'izi z'ubucuruzi. Icyo bivuze ku itorero bijyanye na ya ngingo yacu nanone yo muri za pile 5 bijyanye na ya ngingo yacu yo kwigira. Icyo bivuze ku itorero ni uburyo bwo gushoboza itorero kuvuga ubutumwa no gukora imirimo yindi yose y'itorero ijyanye n'ivugabutumwa, ijyanye no kwigisha, ijyanye no gutegura pastori, ijyanye no kwigisha no gutegura amashuri y'incuke, ijyanye n'imirimo yose itorero rikora. Ni muri bwa buryo bwo kwigira mbese nk'uko n'igihugu cyacu kibidushishikariza kugira ngo tuve mu kujya dusabiriza. Ni ivugabutumwa rero jewe nita ivugabutumwa ryuzuye cyangwa se icyo twakwita holistic ministry. Ubwo rero mu magambo make nuko ibingibi bizadushoboza kubona uburyo bwo kugira ngo dukore imirimo Imana yaduhamagariye. Ku muntu utahamenyereye ahantu tuheruka amazu mato harimo nk'ibyumba bingahe bigiye gukorerwamo hanga by'ubucuruzi? Ibyumba bigiye gukorerwamo ni ibyumba 42 by'ubucuruzi bigiye gukorerwamo. Hari n'ahandi hashobora kujya ibindi byumba 12 ariko igihe cyabyo ntikiragera, tuzaba tubyongeramo igihe kigeze. Hari inzu z'ubucuruzi ngira ngo urabona ko twatewe uduti twiza dutandukanye inzu z'ubucuruzi naho biro yaciri, ariko bibaye ngombwa tuzubaka aho dugomba gukorera ndetse turabyiteguye mu gihe cya vuba ku buryo mu mezi 8 cyangwa 9 iri imbere tube dufite yindi headquarters ya Anglican Church ahangaha tukaharira ubucuruzi. Hari cyo gikunze kuba cyuko amazu nk'ayanga rimwe na rimwe usanga ari mu madeni ugasanga aterekezo mu banke mwe bw'inzu n'inzu baswe n'abakristo n'inzu baswe n'itorero bimeze bite? Turashima Imana ko iyi nzu kuyibona no kwiri nta deni ririmo. Iyi ni inzu yubatswe n'abaterankunga bagiye badufasha n'ubushobozi biro yacu y'itorero Anglican ry'u Rwanda yagiye ishaka. Iyi nzu rero ikaba ifitemo ibice bibiri ko nabivuga. Igice cy'amafaranga yayubatse yavuye mu itorero Anglican ry'u Rwanda, ikindi gice cy'amafaranga yayubatse n'interankunga twabonye dukuye mu nshuti zacu, ariko ayo mafaranga n'ay'ishuri ryacu ry'Ikabuga. Bivuga iki rero? Bivuga ko umusaruro uzava muri iyi nyubako iri aha ngaha 50% nayo gufasha imirimo y'itorero, 50% nayo gufasha ishuri ryacu riri Ikabuga. Icyambere nuko ababishop bose bari bifuje kuba hano no munsi, ariko kubera bino bihe turimo byaguma mu rugo, abandi bari hirya mu madiocese bagumyeyo bansaba ko nabahagararira kuko jewe ndi muri Kigali. Ariko iki ni igikorwa cy'igitangaza kuri twebwe. Ni ikintu twasengeye igihe kirekire nk'Abangilikani ko dushaka kugira ngo itorero ry'u Rwanda, itorero ry'Abangilikani mu Rwanda ribe itorero ryitunga ritunzwe n'ibikorwa byabyo biri mu Rwanda, atari itorero ritunzwe n'ibivi mahanga. Kuko nk'uko ubizi ngo akimuhana kazi imvura ihise, icyo nicyo kintu turwana nacyo. Ukamubona se ikivuzo cy'inanano ki mu mujyi wa Kigali? Kuko umujyi wa Kigali warafashwe n'andi matorero agafatwa n'inzego za leta Anglican mwawinjije. Oya tusanzwemo mu by'ukuri, ahubwo twari tugiye turi mu myanya mito kandi itandukanye, kandi ntabwo twagiye dukora ibikorwa cyane cyane byinjiza inyungu. Twagiye twubaka insengero, tukubaka amashuri, tukubaka amavuriro, ariko ibikorwa bigenda byinjiza amafaranga ntabwo twari twarabishyizeho. Ubu nicyo gihe rero tuvuga tuti kugira ngo itorero ryacu ryitunge rigomba kugira ikindi kintu cyinjiza cyane cyane mu buryo bw'amafaranga. Nibwo buryo bwo gukora ibi bintu. Ariko iki ni igikorwa cyiza kuko nukubaka itorero ry'Abanyarwanda, itorero ry'Inyarwanda rikagira imizi mu Rwanda. Ahubwo iri nivuga butumwa. Iri nivuga butumwa kuko tujya tuvuga ngo burya ntavuga butumwa, ivuga butumwa ryose rigira amafaranga, rikoresha amafaranga. Kugira ngo abantu bashobore kujya kuvuga ubutumwa bagomba kuba banyweye bariye bagira uko babaho kugira ngo bahaguruka bagiye kuvuga. Noneho rero ibi bikorwa bizafasha ibi biro byacu byo ku rwego rw'igihugu, bizafasha amadiocese yacu kugira ngo ashobore gukora ibikorwa by'ivuga butumwa.
iyi nyubako yatashywe ku mugaragaro ije yongera ku zindi nyubako z'ubucuruzi itorero ryujuje i Remera ahazwi nko mu Giporoso ndetse na Kibagabaga. Nyuma yo gutaha inyubako y'ubucuruzi, umwepiskopi mukuru Dr. ry'Urwanda yanatangije umushinga w'inyubako nshya y'ubucuruzi igiye kubakwa i Kibagabaga, ikazafasha kaminuza y'itorero Anglican ry'u Rwanda kwigira, ikazuzura mu gihe cy'amezi 8. Iki kibanza kizajyamo inyubako y'ubucuruzi, ntituramenya izina ryayo, ariko ni ikibanza cya East African Christian College. Ni ikibanza rero cyaguzwe n'ishuri ryacu ry'Ikabuga, kandi inzu igiye kujyamo ya etage ngira ngo ni ground plus 3 cyangwa se icyo twita G3. Icyo kibanza rero iyo nzu izaba igiyemo niyo kugira ngo izatange ubushobozi ku ishuri ryacu ry'Ikabuga East African Christian College, kugira ngo amafaranga azavamwo, kuko ni inzu commercial, azajya afasha mu kugira infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo by'ishuri ryacu, afashe mu buryo bwo kumenya yuko tutabuza abarimu, afashe mu buryo bwo kumenya yuko nta munyeshuri utishoboye ubuza aho yiga, mu buryo twatanga za scholarship z'abanyeshuri, kandi amafaranga akomereshwa mu buryo bwo guteza ishuri ryacu imbere. Tumaze igihe tubona ibibazo by'amashuri, amashuri akagira icyo akabura amafaranga atuma ishuri rikomeza. Turashaka kwirinda icyo kibazo nubwo ishuri ryacu rikiri ritoya. Murashaka kuki muri gushyira imbaraga nyinshi cyane muri kaminuza, cyane cyane muri kugira ngo yigire? Kaminuza kugira ngo yigire ni bya bintu nyine byo kuyirinda kugira ngo ejo ntihazagire ikinyeganyeza. Ikindi cya kabiri, kaminuza ijyanye na ngingo yacu ya mbere muri za pile 5 twavuze yo kwigisha abakozi b'Imana no kwigisha abanyarwanda muri rusange. Erega hari ikibazo tugira, kaminuza yego wayiti y'Abangilikani, ariko iyi shuri nka ririya rihagaze ntabwo riba rikiri ry'itorero gusa, ni iry'igihugu. Ni ukwigisha abanyarwanda rero n'abana b'abanyarwanda. Turagira ngo rero tugire ishuri ryiza rwose muri East Africa, mu mashuri y'amadini n'amatorero ndetse n'ayandi yose, natwe tugire ishuri rizima rihagaze neza, rihesheje ishema igihugu cyacu. Ishuri wumvise ko twarigise ngo East African Christian College, rizazana nabo bose bo muri East Africa bakaza bagira bati koko dufite ahantu tujya. Turashaka kugira u Rwanda nyabagendwa, turashaka kugira u Rwanda destination, turashaka babandi bavuga ngo ngiye kwiga UCU, ngiye kwiga Rimuru St Paul, ngiye kwiga St John Dodoma muri Tanzania, turashaka kwiga Whitfield George Whitfield Cape Town muri South Africa, cyane cyane b'abanyamadini noneho bayoboka u Rwanda bazahanga muri iryo shuri ryacu. Bamwe mu bakristo bari bahagarariye abandi muri uyu muhango batangaje ko batewe ishema n'ibikorwa itorero riri gukora. Murakoze cyane, twabanje gushima Imana cyane ibikomeye n'ibitangaza dukorera. Twashimye, mwabonye inyubako ukuntu isa, mwabonye inyubako nk'ingi mu mujyi wa Kigali. Twashimye Imana cyane kuko aha hantu ni ahantu twasoreraga, twatangaga amafaranga akagenda atatugarukira, nubwo yagarukaga mu bundi buryo igihugu kidushoboza, ariko uyu munsi murabona ko tuvanyemo inyubako zigiye gufasha abanyarwanda kandi zikazafasha itorero kugira ngo ryaguke n'umurimo w'itorero nawo ugere kuri benshi. Ni ishema rikomeye cyane kuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Kigali uko ugenda wihuta, si itorero ryakumye gusigara inyuma. Uyu munsi rero turashima Imana yuko tugendana n'umujyi, tugendana n'ibihe, tugendana n'iterambere. Ibi bikorwa bivuze ikintu gikomeye cyane kuko nk'uko no mu gihugu cyacu ubuyobozi bw'igihugu bahora batwigisha ibintu byo kwigira, iyo twita sustainability cyangwa autosuffisance. Kubona itorero rishobora gukora ibikorwa nk'ibi ngibi biratanga icyizere cy'uko ejo h'itorero hameze neza cyane.